noneho dufite ibibazo by'insengero reka mbabwire insengero si bavuze ngo zigiye gusora n'abahanuzi murasora yego buriya reka mbabwire iki kintu umuhanuzi wese uzi ko adafite itorero abarizwamo abashaka itorero aje kwiyakizamo reka mu minsi iri imbere agiye guhanura abantu bafite ibyangombwa by'amatorero yabo ahandi bazajya bakubona kuri kamera gutya bagukurikirane bamenye aho usengera nibahabura uzabona uzaza kubona ubone baragufasha ariko Imana iyo yagukunze igukundisha n'abantu iyo yakwemeye irakwemeza yego none ejo bundi urajya guhanura nibasanga ntaho uri kubarizwa bazagufata nk'inzererezi yego kandi tuzi ko hari inzererezi n'inyeshamba zo mu mwuka yego buriya umuntu wese udafite aho abarizwa ni nk'umwana w'ikiraro utagira aho abarizwa utagira hataha yose kuro ibi bintu ubivuze nge ibintu ubwoba kandi bintera kubyibazaho ibi bintu umuntu ashobora guhita yibaza niba bikuye ni Imana yabikubwiye ni Imana yabigutumye nibyo watekereje nibyo wabonye ikibazo ngiye nakwibaza mwanze gushaka ibyo gukora bigishoboka mugiye gushaka ikiyede naco murabona ibi nibyo mbabwiye mwanze gukora bigishoboka ariko mugiye gukora bitagishoboka mugiye kubungana ibikarayi bari kubavugira bagiye gutangira bavuga ati dore baba bakozi b'Imana ejo bundi bakubonye kuri kamera uri kuvuga ariko kubera ko ugiye kubura aho uvugira ibigiye kugukomerana yego Ndabirambiwe TV. Yes, wahisemo neza gukurikira Ndabirambiwe TV. Reka nkwifuriza amahoro y'Imana ngo akomeze abane namwe. Ngiye muri kumwe na nitwa Nshimiyimana Emmanuel. Tubayeho ku mugambi w'Imana, ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu. Nicyo kidutera kuba tukiri aha uyu munsi. Niyo mpamvu banifatira urugendo, nkifatira uyu mwanya nkajya kubashakira abakozi b'Imana, abavugabutumwa, abahanuzi n'aba evangeliste. Uyu munsi rero twagira umugisha n'Imana kutuzanira umukozi w'Imana, umuhanuzi, evangeliste Claude. Harya ni evangeliste? Evangeliste. Haleluya! Haleluya! Amina. Amen. Koro. Yes. Mwese mwene data. Meze neza. Cyane ngukumbuye pe. Ndaho ndashima Imana. N'abantu bakeya. N'abantu ako kantu kubera icyo abantu benshi bakunda kukavanga arashima Imana n'abantu bakeya. Impamvu uvuga ngo muri iyi si tugira abantu badukunda tukagira n'abatwanga. None impamvu dushima Imana n'abantu bakeya. Yego. Imana ikuvugaho ikintu ikagisoza ariko binyuze mu bantu bayo. Yego. Ubwo rero ari umuntu uza agasoza umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Wowe nguwo aba agomba gushimirwa kimwe nk'uko ushimira Imana. Aha. Bivuze ngo hari n'abantu Imana inyuzaho umugambi wanje mubakaninirijwe. Agakora agakamera katabanze tukavugeho. Mbere yuko tuvuga koko zanya amagambo afite ubwenge. Zanya amagambo afite ubwenge cyane ko n'ubundi uzana amagambo meza ariko hari igihe uza. Reba ugenda ukamanza ugatinduka mara nk'igihe kirekire nk'iyo. Kumbe njya mbwira abantu ati haba hari impamvu arya bari gutegura akaza afite burya kwicara aha ngaha ntabwo biba byoroshe. Biba bigoye. Ntabwo biba byoroshe kuko abantu tuba turi kubwira ni abantu baturusha ubwenge, ni abantu baturusha babize kuturusha, ni abantu bakomeye cyane ko nibyo tuvuga kenshi biducanga bikaba ngombwa ko nabo tubabwira ni mudufashe mujye muri komenti byaducanze mudufashe bakadukosora. Ngiye byajyaga binyobera nkumva umuntu wese mbwiye ati komera ati ndi gushima Imana n'abantu bake nkibaza kubera icyo ashima abantu bakeya ashimye bose yabiki. Kumbe ari igihe Imana ishobora kunyuza umuntu ikamunyuzamo wenda iyerekwa ryanjye cyangwa se ikaba yamunyuzamo umugisha wanjye ariko we akanabimenya ko Imana yamuhaye ubwo bushobozi cyangwa se yamuhaye n'ubwo butumwa bwo kugira ngo abungezeho ariko akaninira iki ijwi ryayo. Bishatse kwa ngo uwo nguwo ntabwo wamushimira ahubwo uzashimira wa wundi Imana izabwira ati fata iki kintu ugende ubwire Claude ati nutagabanya iki n'iki njyewe ndi Uwiteka Imana nje kugendana nawe kandi nje kuguhana nihanikiri cyangwa se kabani genda ubwire Emingo natagarukira hageze njyewe nje kugira gutya cyangwa se gafatikira ati uzagende umere Claude iyi kuvureri numara kuyimuha uzapfukame nzaguha umugisha ukavuga ati ariko ibintu byose twatanze uwo mugisha ukaninirijwe. Burya Claude nabyo ni ikibazo kandi gikomeye cyane. No kuvuga ngo wenda reka turebe urugero. Yego. Imana yarakubwiye ngo izaguha kamera. Yego. Binyuzwa mu muhanuzi w'Imana. Cyane.
ariko kugira ngo bisohore ntago kamera yaturutse mu ijuru. oya Hari abagize ubushake n'umwete wo kugira ngo iyi kamera iboneke. yego Abo ngabo rero bakoreye umugisha. Hari ibyari biboshwe ku mitima yabo bafite ingingimira cyangwa se bafite ibyifuzo bari gusengera. yego Umwe aravuga ati Mana kubera ko afite icyifuzo cyo kugura kamera, njye nitanze 100,000 kugira ngo mufashe. yego Ariko nkweretse icyifuzo cyane. Nyuma yo gutanga iyo kamera, yo gutanga ibyo 100,000, Imana yamuhaye umugisha uruta bya 100,000. yego Bivuze ngo rero umugisha wawe wo kugira ngo ubone kamera byanyuze mu mugambi w'Imana bisohorera ku mwana w'umuntu yego kugira ngo nawe akubonere uwo mugisha agwaye icyo ukeneye, yego nawe ubone icyo akeneye ku Mana. Ubwo rero uwo muntu ugiye gushima Imana ati ndashima Imana ko yansezeranije kamera ikayimpa, yego ariko ndashimira na runaka wagize umwete n'ishaka byo kubikora. Nk'uko dushima turashimira abantu bose bagira umwete n'ishaka byo gukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi. yego Yaba udushyigikira akadusharinga, yego yaba uduha komenti y'ibyo tugomba gukosora, yego wowe wigomwa turagushimira. yego Ariko byose biba ku mugambi w'Imana. yego Imana yari yarabivuze. amen. Niyo mpamvu dushima Imana n'abantu bakeya cyane. yego bivuze ngo ntabwo ushobora gushima abantu bose ngo bikunde. Ntago byakunda. Niyo mpamvu nanjye njya nkunda kwivugira aka kantu nkavuga ngo uko inkweto zose zitagukwira niko n'abantu bose batagukunda. Bivuze ngo nta muntu n'umwe ubaho ukundwa n'abantu bose. Uko waba umeze kose buriya korose ureba wenda dukora ikiganiro aha ngaha tugashyiraho nimero yawe n'abadukurikiye barabizi, cyangwa se ari n'ubwa mbere nabo iyo barangije ikiganiro nimero ziba ziri inyuma bajye babyumva babikurikire. Akenshi iyo dushyizeho nimero zawe si uko abenshi baba batazibonye cyangwa se si uko abenshi baba batazumvishe, ahubwo abaguhamagara niba abandi baba bakwiyumvisemo bakanizera ko byanga byakunda nimusengana. Uko biragenda kose ntabwo uko Yesu arabisanga ariko aragira uti arabisiga. Hanyuma rero aba bataguhamagaye bo ni babandi. Hari umuntu kuri akavuga ati ungiye urasi namukunze, ejo haza undi ati uyu naramukunze. Mbese umuntu akunda uko ashaka bitewe n'amarangamutima amurimo, kimwe n'uko nawe abantu bose utabakunda nk'uko ubyivugiye ngo urashima Imana n'abantu bakeya. Ubundi tuba tugomba kubaha n'amarangamutima y'abantu. yego Kandi buriya dore ni nacyo kintu ubundi nabazaniye uyu munsi. yego Ni ukuvuga ngo hari benshi tutakunze Imana, dukunda abana b'abantu kubera ko nkunda ukuntu avuga, nkumva ko aravuga ibyanje, ariko nyamara ntago tuzi, ntago dukurikira ikimurimo. yego Noneho dufite ibibazo by'insengero. Reka mbabwire, insengero si bavuze ngo zigiye gusora, n'abahanuzi murasora. yego Buriya reka mbabwire iki kintu, umuhanuzi wese uzi ko adafite itorero abarizwamo aba ashaka itorero aje kwiyakizamo. reka mu minsi iri imbere agiye guhanura abantu bafite ibyangombwa by'amatorero yabo. Ahandi bazajya bakubona kuri kamera gutya bagukurikirane bamenye aho usengera. Nibahabura uzaza kubona ubone baragufasha. bagukurikirana ahangaha. Uzabona nyine bazagukurikirana bucece. Buriya rero reka nkubwire, ibi bintu dukora ntago birebwa n'abababaye gusa, birebwa n'ingeri zose. Noneho reka nkubwire, iyo wifata ukajya kuri kamera ukavuga ibi ngibi, hari ibintu buriya umwuka w'Imana ntago ukorera mu kavuyo. Kandi twahawe umwuka w'ubwenge, ntago ari umwuka wo kuvuga ibyo tubonye n'igihe tubiboneye. Hari igihe wifata ukajya kuri kamera ukagira ngo ugiye gushimisha abantu, nyamara utitaye ku ngaruka zizaza nyuma. Hari igihe uvuga icyo Imana yagutumye ukajya no kwirengerezaho ibyawe kugira ngo ukundwe. Ariko Imana iyo yagukunze igukundisha n'abantu, iyo yakwemeye irakwemeza. None ejo bundi urajya guhanura nibasanga ntaho uri kubarizwa, bazagufata nk'inzererezi. Kandi tuzi ko hari inzererezi n'inyeshamba zo mu mwuka. Buriya umuntu wese udafite aho abarizwa ni nk'umwana w'ikiraro utagira aho abarizwa, utagira hataha. Iyo bagufashe uri kurara aho ubonye bagahamagara habura uwagukurikirana, ujya kugwa muri gereza. Ariko njyewe uyu munsi ndamutse mvuze ibidakwiriye cyangwa se nkashaka kurengerera, baba bafite aho bakubariza. Iyo ufite aho ubarizwa nk'umwana wo mu rugo niho baza gushaka. Ariko abantu muri iyi minsi muri gukora umurimo w'Imana mudafite aho muwukorera. Iyo urebye mu batubanjirije bose, nubwo bari abavugabutumwa rusange, ariko wanagiraga aho ubarizwa.
mbese ubwo ni muri make ni nko kugira itorero rizagushingura. yego. Nose kuro ibi bintu ubivuze nge ibinteye ubwoba kandi bintera kubyibazaho. Ibi bintu umuntu ashobora guhita yibaza niba bikuye he, ni Imana yabikubwiye, ni Imana yabigutumye, nibyo watekereje, nibyo wabonye, ikibazo ngiye nakwibaza. Maze iminsi mbona ubuhanuzi buri gutambuka ku bijyanye n'insengero. Yego. Nagize umutima wo kwibaza, ndababara, ndasenga. Ariko ijwi ry'Imana riransanga rirambwira ngo mwana wanje ibi ngibi byabaye. Yego. Kari akajagari nari ndambuye mu murimo wanje. Yego. Ni Imana imanutse gushiraho iherezo. Abantu bafashe umurimo wanje barawutoba. Yego. Nyuma y'ibi mwitegura ibindi. Yego. Bivuze ngo mwishakira ubwugamo, imvura y'amahindu none itari yaza. Yego. Hari benshi bakoreraga mu matorero ukava muri ADPR ngo kubera ko ADPR yagize abahanuzi benshi reka nje gushinga icumbi wanje. Yego. Aho ngaho wigumuye ku itorero wabagamo. Yego. Ariko nyamara wirengagije abakugize uburiwe. Yego. Ni nabo batumye noneho ukagera mu cyumba ciwe ukavangirwa ugatangira guhanura ibijyanye n'amarangamutima yawe n'ibyo ushaka. Yego. Imana rero ibibonye irababara iravuga ngo reka mbanze nca akajagari k'insengero. Yego. Uburyo igiye gucamo akajagari k'ubuhanuzi rero. Ubu ngubu abahanuzi bagiye kuzajya bahugurwa n'amatorero yabo babigisha uko bagenda. Yego. Benshi twataye umwuka w'Imana twanga gusaba ubwenge tuja kwifatira imyuka yacu. Yego. Hari abagiye kuzigura rero. Ntabwo uzajya kugura impano hano hirya mu Buganda ngo uvuge ngo uraza ngo itorero riguhe urwandiko. Yego. Ku musaraba ngo niho naboneye urwandiko rw'agatanga ka mbere rutari urw'itorero. Yego. Ariko muri iyi minsi bitewe n'aho isi igeze n'aho ibihe bigeze, ubu noneho tugiye gukora ku nzandiko z'itorero izo zizabanza kudusinyira bwa mbere. Reka mbabwize ukuri, mutazabona ba bandi wazanaga hano kuri kamera mu minsi mike ubabuze, nuko bazaba babuze aho babarizwa. Yego. Uko umubyeyi abyara umwana akamubaruza niko n'itorero rizabaruza abahanuzi rifite. Yego. Kugira ngo noneho mamenye uko barabasorera. Bya bindi byo kujya hirya ugashinga itorero aho ugeze hose ntabwo bikibaho. Umuhanuzi akavuga ni niba ari mu itorero ADPR, niba ari mu itorero runaka, ubwo niba hanurira muri iryo torero bagomba kumusorera cyane. Ni ukuvuga ngo wenda ubundi twitiranye ivugabutumwa. Iyo turi abavugabutumwa ubundi umuvugabutumwa aba afite aho abarizwa. Noneho itorero iyo rimukujije ni iyo agiye no kwimuka rimuha rekomandasiyo y'aho agiye kwerekeza. Noneho iyo utayifite n'ubundi nta mirimo myiza uba ufite, nta n'ubuhamya uba ufite mu itorero. Yego. Bivuze ngo rero niba ngiye guhaguruka mu ivugabutumwa nkanjye reka nkubwire, ntabwo nahaguruka aha ngaha ngo njye mu ivugabutumwa umushumba wanje atabizi, kuko nshobora kugeraho ngahurirayo n'ibibazo nkibuka kumuhamagara ngo ansengere ari uko nagize ibibazo, ahubwo agomba kumenya ko ngiye. Bivuze ngo rero niba ku rusengero cyangwa se ku itorero turi abahanuzi cyangwa se turi abakozi b'Imana, turi abavugabutumwa 10, itorero rigomba kuba rituzi tukaba tuzwi no mu gihugu mbese, ku buryo n'amakosa tuzakora bizagaragara ko turi abitorero. Yego. Hari igihe ikintu numva ikintu kikandenga nje nkabura icyo mvuga nkabura n'icyo ndenzaho, ariko ubwo ibintu byose biri mu mugambi w'Imana kandi ngo nta kizaba gitunguye abanyamwuka, nta kizaba buriya ibizaba byose. Umunyamwuka iyo ayoborwa n'umwuka aba afite inzira nyinshi yacamo, cyangwa se inzira zose nyinshi yanyuramo agahura n'Imana ye. Nkunda kubwira abantu ngo nawe udafite umwuka wera w'Imana nta n'uwo Imana itakoresha. Uyu munsi niyo Imana ishaka gukoresha, uyu munsi nawe wicaye kuri kamera Imana ishaka gukoresha, uyu munsi umuntu udukurikiye niwe Imana ishaka gukoresha, ariko irabashaka ngo ibakoreshe ikababura. Bishatse ngo buri wese ararangaye. Uguhamagaye ngo musenge nshaka urubyaro, nta mwuka wera akeneye. Nshaka inzu yo kubamo, nta mwuka wera nkeneye. Nshaka aho kuba, nta mwuka wera nkeneye. Nshaka akazi, nta mwuka wera. Kandi umwuka wera niwe ushobora gufata imbaraga ziri muri wowe, umwuka wera ukagenda ugasapotinga za mbaraga zawe kumukoresha, umukoresha agahita yumvamo ko uri umukoranabushake bitewe n'ukuntu umwuka wera yamugezeho, wagahita guha akazi utiribura n'agasaba cyane. Rero bishatse kuvuga ngo abantu benshi ntibabyemera cyangwa ngo babyumve, ariko nta kindi kintu gishobora gutuma umuntu atabarwa n'Imana
usibye gusenga cyane. Ni ukuvuga ngo ubundi abantu benshi ntabwo tuzi gukorera umugisha. Umugisha w'Imana ubundi mbere yo kubwira umuntu ngo Imana igiye kumugirira neza, banza umubwire icyo yakora kugira ngo Imana imubone. Yego. Mbere na mbere yo kukubwira ngo ndabona Imana igiye kuguha iki cyangwa se igiye kugukiza, nawe hari ibyo ugomba kubanza wikiza ugafata icyemezo. Yego. Gufata icyemezo rero nta kundi, ni ugusaba wa mwuka wera murondozi akakugeraho, akabanza kukwereka ko inzira urimo atariyo. Yego. Noneho nyuma yo kubona ko inzira urimo atariyo, Imana irakwishimira ikagukunda. Muribuka igihe Yesu yarageze ku musaraba, Imana yaravuze ngo dore uyu ni wo mwana wanjye nkunda kandi nishimiye. Yego. Imana itagukunda ntago yagukundisha n'abantu. Yego. Kandi buriya kugukunda kwawe, Imana ikunda abanyabyaha nuko yanga ibyo dukora. Yego. Kugukunda kwawe rero niko kukumenyesha ibi bizakubaho kugira ngo noneho wige kugendana nayo. Yego. Ariko niba Imana iguha isezerano ngo mwana wanjye nzakugirira neza, ntago bivuze ngo kubagarira isezerano kwawe ntago uzaribagarisha kuja gukora ibibi, ahubwo banza ushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Ibindi byose uri gusaba Imana izabiguha. Kitatwimye umwana wayo yabuzwa n'iki kumuduhana n'ibintu byose dukeneye. Icyo ukeneye wowe udukurikiye muri aka kanya, ukeneye kubanza watunga Yesu Kristo muri wowe, ukabanza wafata mwuka wera muri wowe mu buzima bwawe akakuyobora. Ubuzima burimo mwuka wera ntago usora amagambo y'ubugoryi, ntago ukora icyaha ufite mwuka wera. Iyo ukigeze umwuka wera arakurondora akakubwira ati mwana wanjye garukira ahangaha. Iyo ufite mwuka wera umufite muri wowe, amaraso yawe yaragiyemo Kristo, ntago ujya kuyavangamo ibindi bintu. Banza ufate Kristo mu biganza byawe, ubundi ubone kwisaba ibindi usigaye. Warasenze uburiki ntacyo. Ariko reka nkubwire rero ukuntu nari nkumenyereye njyewe ntabwo ariko ndi gukubona, kandi n'abantu benshi pe barajya muri comment niko baravuga, kuko ubundi njye nkumenyereye nk'umuntu uri shapu usuze icyo aricyo, ni umuntu nyine ushabutse, ni umuntu nyine wajuje ufite ibibaraga. Ikiganiro cyawe twakoze waje uri kurinda muri intebe n'ameza gataraka nk'iyi, nkajya kongera kugarura ameza nkayatereka imbere yawe. Bwa kabiri dukora ikiganiro ahangaha waje uri gushotagura indabo n'ibyatsi byose uri kubikura n'imizi yose ukarandura. Ndavuga ni umuntu none we Mana utuzaniye we karatugeza none kuno waje discipline kwitonda ibi bintu ko bidasanzwe kuri we. Ni icyekero umunsi mfite agahinda k'abana b'Imana bataye inzira y'Imana. Yego. Bakurikiye abantu kubera ibyiza babona, bakurikiye abantu kubera ko akubyinira ukishima, banze gukurikira Kristo. Benshi bararira barabahamagara, n'abantu bamamagara ngo dusengere ngo ubukwe bwacu bwarapfuye. Mana yanjye urinda gusengera ngo ubukwe bwapfuye, uracafite wowe ubwawe nturahitamo, uracafite abantu 5 bagutonze inyuma. Imana izajya kuguhitiramo iguhereza abantu 5. Banza ufate icyemezo uvuge ngo njyewe nakurikiye. Ibi bintu biri kumbabaza cyane, abantu Imana yagiriye neza bakayibagirwa, bakongera kugera mu bindi bibazo nyuma bakabona kongera kuyitakira. Imana nayo ikaba nk'ibihoreye. Ariko reka mbabwire, ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo nugaruka nzakugarura, nukura ibishimwa mu bigaho uzaba nk'akanwa kanjye. Uyu munsi rero numva ikintu ngiye kukubwira, numva ikintu umwuka mbwiye kuri wowe. Imana irakugarura, kandi nzi neza ko nyuma yo gukora icyo umwuka wera gusaba, nzi neza ko ugiye kwakira igitangaza gikomeye, kandi hari izindi mbaraga zigiye kuza ku buzima bwawe. Mwihangane niba naje ntuje bitangira gake, n'indege igiye guhaguruka ibanza kurandinga, ikaraga gakeya igafata umuvuduko. Nageze i Kanombe mbona uburyo indege ihaguruka, ibanza kugendera hasi ku butaka, ariko ikagenda ifata umuvuduko, uko igiye kuwufata igiye kuzamuka izamuka. Ariko reka nkubwire, nimara kubona ko wowe muntu udukurikiye wabanje guca bugufi mu mutima wawe, ukemera ko uri umunyabyaha, ukemera ko wakoshereje Imana, turaza gusimbukana. Haleluya, haleluya. Ala enema takelebo shainemo dotari sinema. Reka nkubwire ngo nugaruka nzakugarura. Haleluya, haleluya. Amina. Nanje mubona ntagaruka nari imeze. N'abantu mwereka mbabwire, kukubwira nzi inyungu nari mfite ndi hakurya inyuma iyo navuye, nzi n'inyungu mfite uyu munsi. Kubona mfata Bibiliya mu ntoki
akaboko kabunganaga icupa rya rikeri mu ntoki kasike kagendana bibiri ariko tubuhanze duhereze Imana icubahiro. Haleluya. Umuntu uzi ko reka abantu ngiye kubwira wowe muntu uzi ko wanywaga amacupa 24 ya Peti Mitsingi ukarambika hari Imana ikaba yaragukuye zamurira Imana icubahiro. Wowe uzi ko wari urwaye amavunja Imana ikayagukiza dufatanye gushimira Imana. Yego. Ariko nundi uri mu bibazo yihangana Imana igiye kumugeraho. Amen. Imana impamvu muri kubona ibibazo byose biza bigasorera ku basenga. Yego. Imana igiye kuza kandi yaravuze ngo nzaza sinzaceceka. Nta kundi kuvuga rero nuko nguko. Yego. Ubu ngubu nzi neza ko hari abantu benshi bagiye gukizwa. Yego. Abo gupfa barapfa n'abo gukira bakira. Yego. Haleluya. Ariko amina. Abasenze neza barabona Imana, abatarasenze muraje muhure n'ibyo nyine buri wese azahembwa ibyo yakoreye. Yego. Azakoroka nkabaza ikibazo. Ikibazo ngiye kukubaza ufashe ukinsubize. Ubu ni ikibazo ngiye gutangira kugera ndi kubaza muri minsi. Nk'abakozi b'Imana cyangwa se abana b'Imana bari batunzwe n'umurimo wo gusenga. Bari batunzwe wenda hari uwayoboraga icyumba cy'amasengesho akavuga ati uyu munsi abantu nibatura 100 wenda mu diakoni ntarabura 1010. Aho ngaho ni Imana ishaka. Wenda gati niba ari 100 umudiakoni ntarabura 1010. Wenda no natumiye nawe ntarabura 20. Wenda n'uwagize icyo akora ku rusengero mu gitondo mu duntu tujyanye tw'isuku ntarabura iki. Wenda n'uyoboye korari ntaraburamo wenda 500 cyane n'abahimbaje bose n'aba protocol. Okay, reka duhita dusubira kuri wa wundi uyoboye icyumba ko nta kandi kazi yagiraga kandi mwasengaga wenda ukabwira umuntu ati nimujya munasenga mujye munakora. Ngiye kera hari igihe umuntu yageze kubwira ati emi ukora iki, yavuga ni ntacyo, ati urasenga gusa, ati ndasenga, ati ntuzabona kintu ukora. Yavuga ni ngewe nzajya ndisengera gusa Imana nibibona ikabona ko ari umugishanye izaho. Arangije aramanurira umuhanuzi nawe niba ari kudukurikira arabizi yabyibuka n'indano bitaga mu bisate. Arambwira ati mu buzima bwawe uzacamo uzaharanire gusenga Imana isaba icyo gukora kugira ngo wowe ubwawe uzakorera umugisha ku bantu. Ni kugira neza ujye ukorera umugisha ku bantu. Kuva icyo gihe natangiye kujya njya gushaka ikintu bitaga ikiyede nkagishaka koro naragishatse. Waragikoze birakomeye niyo ibi byakwanga niyo ibiki byakwanga genze uko nikiyede kimeze namenye uko ndinjiramo, sibyo rata, namenye imitoba batera nuko ndinjiramo kuko nkijyamo bigeze kunsaba kumbwira ngo nicake ngo ikintu bitaga ngo turwakare ntabwo narinzi icyari cyo. Ndakibora banyirukana saa 4 n'igice abandi bagiye kubayo kurya. Barambwira ngo ninjye kuzana ngo ngifu ya kawunga. Ifu ya kawunga sinzi niba uyizi kuno bayita. Ntabwo nari nyizi. Ifu ya kawunga no kuzana sima itari mu musenyi. Narinzi ubwo no gushaka kuzana agafuka ka kawunga kuko barambwiye ngo genda ngo mu gafuka ka kawunga kari yari mu cyumba njya mu gafuka kudufuka twa sima. Ndeba mo nshaka agafuka ka kawunga ndakabura. Ndazambwira engineer ati ko nta kawunga zirimo. Ati warebye neza usanga agafuka ka kawunga gapfundiye karimo. Abyi nukuri ko Imana nta karimo pe. Ati bitwa nde? Nitwa Nshimiyimana Emmanuel. Ahita vivura ati taha uzagaruka wamenye kawunga icyari ndataha. Bakamya ati jya gushaka ekeri nkajya kwicaka nkabura ibyari. Ariko urumva nsubiyemo ngubu wabo bizi byose. Rero tanibaza ubwo ngubwo ikintu cyari gitumye mvuga ibi mitanibaza ni nkaba bandi banze gukora bakanga no kwimenyereza karimo kumwuga uko biri wenda nanjye nibe nanjye negamya ha. Ntabwo ndi guseka abandi. Mitanibaza nibura mfasha unsobanurire bazajya hehe, barakora iki, birabagendekera ute se nyuma y'ibibazo n'ubuzima bagiye gucamo. Hari benshi ntibariba. Mfasha usubize cyangwa unsobanurire. No kuvuga ngo tuzi abantu batubanjirije nibo nkunda kuvuga. Yego. Hari abo tuzi bakoze umurimo w'Imana ari n'ababaje. Hari umupasiteri nakunze. Yego. Umupasiteri yitwa Ntamushobora Faustin. Ni umupasiteri wandeze. Bungu basigara aba muri Amerika mbonereho no kumusuhuza. Yego. Yarandeze cyane. Ikintu yambwiye kimwe. Yarambwiye ati ngiye kubaka kaminuza ya theology ariko nzashiramo na za mekanike n'ubwubatsi. Yego. Ati nje nshaka ko abapasiteri bakora nibura akaba ari umupasiteri umukanishi ariko akanasenga. Yego. Iminsi atasenze akaba ari mu kandi kazi. Ndangije numva ico kintu kiramfashije cyane. Yego. Noneho covid ije nibwo yahise abinsobanura neza. Twarabanye muri covid
yaramfasha arandera, ni nawe watumye ntangira kwambara nk'aya mashati muri kubona. Yego. Ngenja kugura nkagura amashati, umuntu yama ipantaro nkamubwira nti ntumereze ipantaro ntajana mu ivugabutumwa. Yego. Za deshire nambaraga ziri imashini narazitaye. Yego. Yarambwiye ngo ubu ngubu ukwiye kubaho ukamenya ko ukwiye no gukora. Ati si none nk'ubu baratungwa n'iki kari ngaho gusenga byahagaze. Nanye kandi aricyo kibazo nkubajije kugira ngo ni ukuvuga ngo rero aba bantu yego batashatse ni nabo babandi Imana arirambuye mu murimo wayo. Yego. Ba bantu bashaka gusenga ni nko kurya imitsi y'abandi. Washatse gusenga ntiwashaka gukora. Kandi Imana ishaka ko dukora tunasenga, tukagira imirimo ishigikira umurimo w'iki w'Imana. Si ngombwa niba korode bamamagaye mu ivugabutumwa ngo mbanze babwire ngo mwohereze itike. Si ngombwa ngo umuntu niba amamagaye ngo mbanze mubwire ngo mama inite ndaguhamagaza nijoro ngeze mu rugo. Ngomba gukora imirimo kandi ya mirimo ngasaba Imana ikayimera mu mugisha. Nkabwira Imana ni sinshaka kwirwa ndakora, ariko reka nibwire abo bantu mwanze gushaka ibyo gukora bigishoboka, mugiye gushaka ikiyede naco murabona. Ibi nibyo mbabwiye. Mwanze gukora bigishoboka ariko mugiye gukora bitagishoboka. Mugiye kubungana ibikarayi bari kubavugira. Bagiye gutangira bavuga ati dore babakozi b'Imana. Ejo bundi bakubonye kuri kamera uri kuvuga. Ariko kubera kugiye kubura aho uvugira ibigiye kugukomerana. Kandi buriya ntago gusenga burya ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. None se nudakora mwitoro nk'ubu ko hajemo kugira ibyo badusaba byo gukora, uzabaha iki utarakoze? Bisaba ngo ushake imirimo ishigikira umurimo w'Imana. Nje mu mirimo yose nasabye umurimo utazambuza gusenga. Umurimo utazatuma mpura n'abana b'Imana ngo bamamagare bambure. Imana irabikora. Yankuye kugukorera abandi nsiga kontara nari narasinye nja kwikorera bice biciriritse. Ubu naho byakwanga biraciriritse ariko bikubeje. Naho byakwanga bikubeje. Nacuruza ibyanje. Kandi hari umuntu wansu yarambwira ngo iciza c'ibiryo ngo niyo byabura bakiriye wabyiye. Bivamo n'ibintu ukora babwira ariko nibyo burya nta nicyo umurimo gutunze nta cyatuma utavuga ati cyiza cyo gukora ibintu bijyanye n'ibiryo no kurya. Reka rero tukwite harya abantu bateka babita baba ba mucoma abahoterere abizoterere harya babita abantu bateka bayita uri umuhoterere reka mvuge gutyo ubwo biza ngo weho naho abakira babura naho babura wajya ushusha ukirira abandi bari kuvuga n'ibikarayi. Noneho bakagenda babaciraho imanza ati dore noneho ngo dore zanda zagiye noneho ari ukuntu mu bihe bishize twasenze Imana no muri Covid. Niba nawe warasenze muri Covid, Imana ishobora kukubwira ikintu uyu munsi kizaba 2028 cyane, sibyo? Ikakubwira ni Korode mwana wanjye dore 2028 hariye bitazaba ari sawa nshingiye ku rugendo kwibona nkasiko nk'Imana yawe itoze kumera gutya. Niba waryaga amapura 3 ku munsi tangira urye imwe, sibyo? Abiri yaretse nashaka zaba yabaye imigage uzayarya ntawe umugage wishe. nawe bishe nawe wishe wari umuntu wariye ageshwa n'ibiryo. Reka nawe ahubwo inzara yakunogonora kagutahariye. None se ubundi imbaraga zo gukora ikiyede barazikura he? Nyine nicyo kibazo. Nibyo ndimo kukubwira. Imana imaze igira kubwira abantu ati nimusenge musaba ubwihisho, sibyo? Musenge munsabaho kugama, nimuhansaba nanjye nzagirane nzahabaha. Ibyo ngibyo tukabirenza amatwi ariko ababyumvishe bo barabyumvishe barabikoze bitewe nuko barebaga imbere kuntu hagize ute hameze. None uyu munsi tuvugisha ukuri, Imana ati hari igihe kizagera abantu bakarya abandi, ukareba umuntu kumva wamuhekenye. Umva byaje rero musenge mugiye kwinjira mu bihe bigoye by'inzara. Inzara iriho pe neza birakomeye. None ari bya bihe by'imeruka turimo, abantu badukurikiye nabo batwumve, nta kindi gihari, nta yindi gahunda ihari. Nabo bantu birirwa bavuga ngo dusenga kugira abantu badaha amafaranga, ntayo tuba twabasabye. Abantu nibasenge bigishoboka, niba ari na promotion y'icyumweru gisigaye nibayibyaze umusaruro itari yashira cyane, sibyo koro? Reka twigire mu ijambo ry'Imana. Nanze kukubaza byinshi kuko impamvu utavuga ngo impamvu nakwaje byinshi
hari akantu uvuze mu kanya aravuga nubwo nkagarutse baravuga ngo mu rusengero ngo hari ibintu bari kubasaba ngo kandi bisaba kuba mwakoze ariko kora ako kantu ibyo bintu ni iki ko tubyimva igaruka ubundi umugani ubundi ni ukuvuga ngo ifunga ry'insengero riza yego baratangiye ngo bakeneye gushyira sound proof mu rusengero yego abantu babanza kuburana ngo kuki utubare two batabishizemo yego ariko byose byari mu mugambi w'Imana ibyo bisaba ubundi bushobozi burenze gusenga tugomba gusenga ariko tukanashoramo amafaranga yego ko ntago tuzaje kubitoragura habaje ikindi ngo dushireho za parikingi yego parikingi ntago sima tuzaje kuyora imicanga nayo niyo wawuyora ntago uzawiyikorerera cyangwa se ngo utawishura yego bisaba amafaranga ubwo rero iyo ubaze ndi umukozi w'Imana nkanjye reka nihereho yego shingiye ku mirimo mfite mu itorero uzo guhagarariya amasengesho guhagararira urubyiruko indi mirimo yose bahita bambwira ngo dushaka umufuka wa sima ese mw'abantu mwe ko dukorera Imana ko ari izaduhemba niba ntarayisabye ibishigikira umurimo wayo aya mafaranga aravaye ndahita nza no kuri kamera ntekera abantu umutwe rero ntangiye kuyabakuramo ariko kubera ko Imana yampaye ubwihisho ndabikora n'umutima ukunze noneho haba haje ikindi ngo abadafite ubuzima gatozi nabyo bitera induru ariko se wa muntu we kandi bya bindi twavuze ngo ni umwana w'ikirara niba uzi ko utazwi mu gihugu ntaranga muntu ufite tekereza ko nujya hanze kumwe Imana idutumanze nk'abakozi b'Imana nibagufatira hanze uzavuga ko waturutse mu kihe gihugu nta gihamya cyangwa se nta gihamya cy'uko waturutse mu Rwanda uri umukozi w'Imana waho ubwo bivuze ngo nujya hanze n'umukozi w'Imana bakagufatirayo bakavuga ati icyangombwa kikwemeza ko uri umukozi w'Imana koko ikigaragaza itorero waturutsemo kigaragaza aho ubarizwa ni hehe nzavuga muri SM nimvuga muri SM rero ikintu bazakora bazaja kuri ntuza nko kuri Twitter ya RGB we bandikemo SM bazasanga ntayirimo bazahita bamfatirayo nzaba mbaye umuteka mutwe ako kanya ariko nibabisacinga bazavuga ati ni SMI ifite umuyobozi n'uyu ishami rye niri byose biri muri system bazamfasha banyakire neza nk'umukozi w'Imana Imana yatumye ariko se Imana yagutuma utagira aho ubarizwa koko ariko byo nyine ni ikibazo abenshi nubwo babigendeyemo nako tubigendeyemo ariko ntabwo ari abakozi b'Imana gusa babigendeyemo harimo n'abantu muri rusange ariko biba bikwiye kuko ni umuteguro Imana iba imaze igihe kinini Imana nkunda Imana iramanza ikanaducaha ati mwakivomera amazi nari nahaguruka ati Imana yabitubwiriye noneho dore ikintu kitumye Imana ikora ibi bintu hari abahanuzi twahawe mwuka wera w'Imana yego ariko kubera ko tutamamaye vuba nshaka kwamamara nka runaka mbona hariya uravuga abantu bose bakayagana ntago nzi aho umwuka we wavuye kandi Imana izamura umuntu kuri poromosiyo yayo ikamuzamura gake ndahita nyarukira hariya hirya nje kugura kugira ngo nanjye mvuga abantu bankunde ntangire ngira abantu 1000 bampamagara ku munsi ariko se abo bantu nimbahamagara ndi kubayobye Imana yo nija kubimbaza nzabigenza noneho twahawe ijambo ry'Imana twiyongereraho n'iryacu ibyo rero Imana irabirambiwe irashaka ko dukura tugahera hasi turi mu mwuka tukazamuka Imana ikatugeza ku kigero ciza niba uri gusaba miliyoni ntabwo Imana irayiguha utaramenya kujera 10,000 ufitemo umufuka Imana ikugira ngo ibanze iguhereze kumenya gutunga 10,000 numara kumenya kubibanamo n'abantu neza iraguha 100 nuri kiranukamo iragukubita miliyoni kubera ko ariyo wasabye ariko hari igihe ikona muri iyi minsi niguha miliyoni iragusaza mu mutwe Imana ni imimano yo gukiza abantu akakanya ndahita nirara nigira umuntu ukaze ntangire nimba amatwi abana b'Imana bashaka gukira kuri ibyo rero irabiretse ngo mbanze nigisha abantu nibona ko ibyo yantumye bigeze ku kigero ishaka izanyizamura y'ubwayo kandi byose nzabikora ngo dore nabaye ububasha bwo gukandagira inzoka na za scorpion kandi umwuka twahawe mbese tuzasigara turi gukora iby'Imana yasize idakoze ariko ntago dushaka kugera ikirenge mu cyayo hanyuma rero
abantu badukurikiye nta kindi nabashishikariza, nta n'ikindi nababwira, nta n'ikindi nabasaba, nibige gusenga, nta kindi kintu nababwira, mwige gusenga, n'utari ubizi abimenye, cyane ko ikibazo umugani wa Korode mugiye kwiga gusenga bitagishobotse, mwige gushaka ubuhanuzi butagihari, kandi maze igihe twati ubuhanuzi buzashira buzagenda bunibagirane, uko umupfu apfa akibagirana mu cyumweru, ni nako ubuhanuzi buzashira bukibagirana bikaba ibintu bisanzwe. Ariko umuntu yapfuye afite umwana, nibura yapfuye ishusho isigara ku isi, irasigara, aba yicunguye. Yego. Ariko si wowe nk'umuhanuzi, ubuhanuzi nibushiraho, uzasiga inkuru ki ku musozi? Uzasiga iki? Irinda abantu badasigara bakuvuma rero. Yego. Bivuze ngo ngera imbuto zikwiriye abihannye. Yes. Mu gihe bigishobotse ukibona aho kuzerera, kuko mu minsi iri imbere ntabwo uzaba uri kubona aho zo kuzerera. Yego. Ndagira ngo tuje mu ijambo ry'Imana. Ni karibu mana, nge mise mbura n'icyo ndenzaho. Haleluya, haleluya. Amina. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amina. Reka nganire n'abantu Imana igiye kugirira neza. Yego. Abantu biteguye kwakira igitangaza c'Imana. Aho uri ugiye kunterera haleluya, dufatanye tubohoze. Haleluya. 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 Laire modota. Haleluya. Tota enebini. Enema. Haleluya. Binifo. Haleluya mavuta. Yego. Twagiye. Haleluya, haleluya. Imana nimara kukugirira neza, ntuzibagirwa aho yagukuye. Imana nimara kugukiza, ntuzibagirwa aho wavuye. Ntuzabe nk'Abisirayeli babonye bageze imbere bakarengwa, bagatangira gutuka uwabazanye. Imana nayo irabahana. Ariko reka nkubwire iki kintu, Imana nigukura aho wavuye, nigira ite? Nigukura aho wavuye, ntuzayitera umugongo, kuko ibyo ikoze uyu munsi nibyo byoroshe. Haleluya. Niba igukoreye ubukwe, wirinde kuyitera umugongo, kubera ko kubaka urugo nibyo bigoye kurusha gukora ubukwe. Ariko nubana nayo n'urugo izarukubakira rukomeye. Haleluya. Haleluya. Rero reka nkubwire, abantu bakwanga cyangwa batakwanga, nta cyabuza umugambi w'Imana kuri wowe gutambuka. Haleluya. Isaha y'Imana igeze, Imana iraguha. Amina. Nubwo tuburara dufite amasezerano yuko tuzarya, Imana irabyemera. Takebo halazo zomene dota lelebo sinema, yemera ko bitugera kugira ngo tuzahamye ukuboko kwawe. Emera ubutayu urimo uyu munsi, emera ubutayu urimo uyu munsi, nico gihe cyawe. Isaha y'Imana urushinge rwayo rugeze muri 59, rugiye kuzuza 60. Wakira ubukwe bwawe, wakira akazi wabuze. Imana yari itegereje kubanza kwihana ugaca bugufi mu mutima wawe. Yari itegereje ko wabanza kuyisaba kugukiranura. Haleluya, haleluya. Ngo nimubona mbagiriye neza, ngo ntimuzibagirwe ibyakozwe n'intumwa. Gutegeka kwa 2 ibice 7. Haleluya. Amina. Ibice 7. Uwiteka Imana yawe nimara kukujana mu gihugu ugiye guhindura, ikirukana amahanga menshi imbere yawe, Abaheti n'Abagirushi n'Abamori n'Abanyakanani n'Abaferezi n'Abahivi n'Abayebusi. Amahanga 7 aruta ubwinshi akurusha amaboko. Kandi Uwiteka Imana yawe nimara kuyagukiza ukabatsinda, uzabarimbure rwose, ntuzagire isezerano usezerana nabo. Haleluya, haleluya. Imana igiye kugukiza amahanga yose. Imana igiye kugukiza Abaheti n'Abamori bakuziritse. Nimara kubagukiza rero, ntuzagiye n'indi mishikirano ugirana nabo. Imana nigukura uyu muhanuzi wakwizingiyeho, wakumaze ibyaha, wakubesha agusheshe, ntuzongere kugirana nawe amasezerano. Imana igiye kubagukiza uyu munsi wa none. Imana igiye kukugirira neza uyu munsi. Nimara kubigukiza, ntuzibagirwe. Kwibagirwa kwawe kuzagutera ibibazo biruta ibyo wanyuzemo mbere. Ariko nufata icyemezo
ukagira ibyo wanga, Imana izagira n'abo yanga ku buzima bwawe. Niwanga ikibi, Imana izanga inshuti mbi ku buzima bwawe. Niwanga ubunebwe, Imana izanga ubushomeri ku buzima bwawe. Nurwanya inzara, Imana izaguha ibyo kurya. Haleluya, haleluya. Nukiranuka muri bikeya, Imana izaguha byinshi. Ariko nubigiramo umugayo, Imana izakwimana bikeya wari ufite. Haleluya. Fata icyemezo rero, wakira umugisha wawe uyu munsi. Ugira ibyo wanga kugira n'Imana igira ibyo yanga ku buzima bwawe. Yanga igisebo, yanga gukomeza gufatwa ijambo n'abana b'abantu. Imana ibohora ibyawe mu izina rya Yesu. Ndashaka kugira ngo twisengere iri sengesho riboneka muri Zaburi ya 86. Yego. Zaburi mvuze ngo ni Zaburi 80 na kangahe na gatandatu. Ubundi nijye tugiye gusengeramo twisabira umugisha w'Imana. Uwiteka negera ugutwi unsubirize kuko ndi umunyamubabaro n'umukene. Rindira umutima wanje kuko ndi umukunzi wawe. Mana yanje kiza umugaragu wawe ukwiringira. Mwami mbabarira kuko ari wowe ntakira umunsi ukira. Haleluya. Ngo takira Imana kuko ari utakira n'ubundi umunsi ukagira ute ukira. Kandi ngo Mana mbabarira, iri ijambo mbabarira rikora imirimo ikomeye cyane. Haleluya, haleluya. Ijambo mbabarira rikora imirimo ikomeye cyane. Saba Imana imbabazi, ukiranuke kuri bicya yaguhaye. Numara kubikiranukaho, Imana irakuzamura iguhereze byinshi. Yego. Ndasenze rero. Yego. Hari umuntu wambwiye ngo ningera kuri kamera nzamusuhuze. Esiteri umukobwa wacu ndamusuhuje mu izina rya Yesu. Yego. Mwijuru bumve ko ngusuhuje kandi nawe ubyumve. Nongere nisuriza abantu. Ikibazo urasuhuza Esteri, urumva? Ba Esteri babe benshi. None ayemerwe urashoka ko hari abakwiyumva ari muri Amerika, hari abakwiyumva ari mu Rwanda, hari abakwiyumva ari muri agahita banize ndamenya ruhabwe vuga wari. Hari Esteri tuziranye uri i Kigali. Yego. Nkunda kumwita ngo ni umurundi kuko avuga nkabo. Yego. Ariyiza yimenya. Yimenya. Hari abari ku mugabane wa Aziya, yego, mugabane wa Amerika, i Burayi. Mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Ariko reka mbabwire, nyuma y'ibi bihe urimo, nyuma y'umubabaro urimo, Imana igiye kukuremera ibihe bisha kubera ko wagendanye nayo. Nyuma yo kurira, nyuma yo gusonza, Imana igiye kuguhereza kurya usigaze mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amina. Haleluya. Iyi haleluya nteye yari yo kubohora ibyawe byari biboshye. Yego. Ndabakunda cyane. Yego. Imana ibamere umugisha. Amen. Yes, koro. Karame. Nshobora kuba ngo ngiye kugushimira nkabona nta kintu naguha. Usije kukubwira ngo ndagukunda cyane. Nanjye ndagukunda. Yego. Niyo mpamvu tuba twahanye umwanya tukicara. Ariko byo nanjye utankunda umugani nta usinga hanjye se waza kwicara nkaguha iki. Kandi none iyo ufite umuntu gucaha uwo ni ubugukunda by'ukuri. Na Bibiliya yarabivuze ngabo nkunda ndabacaha. Ariko nanjye mfite defo nakubonyeho cyangwa ndiko kubona nakubwanira Claude anabivuga n'abantu bari kumva ati Claude gutya na gutya, ariko pe na defo kabisa. n'Imana ibirebe ko ndakwemera, ndagukunda cyane, gukundira amavuta ko bamo, nkundi muguro n'impanuro ujye uduhereza. Bijya binshimishije turi nyuma ya kamera ukambwira ati aka kantu na kano tugakoze gutya byaba byiza, kandi koko twagakora ka kano kakaba keza, tukaganira. Nibyo nkunda kubana iyo ugendanye n'abantu bakuru, ubu umuntu mukuru wagendana n'abantu b'abakozi b'Imana, uko mukozi w'Imana. Iyo ugendanye n'abazima wagendana n'ingegera birangira wabaye ingegera. Ubu bivuze ngo twese twabingegera kuko turi abanyamwuka b'Imana kandi twagendanye n'Imana kuko atari iki, atari ingegera. Hanyuma koro ni ikihe kintu kimwe uri kumva wakwifuriza abantu cyangwa se wabwira abantu, nicyo washishikariza abantu bitewe cyangwa se biturutse ku cyo uri kwiyumvamo cyangwa amarangamutima yawe agutegeka uyu munsi kugira ngo dutange nimero yawe? Icyo nashishikariza abantu cyangwa se nabwira abantu nkunda badukurikiye, buri wese udukurikiye, mwe benshi mufite ibibazo. Hari n'abafite ibibazo bisa ariko uburyo mubibayemo buratandukanye. Yego. Noneho reka mbanze mbibwirire, ndabasaba kugira ngo mbere yo kugira ngo uvuge ngo hari umurozi wakuziritse, ubanze ureke imirimo yawe atari uwo murozi wawe wakuziritse. Banze ureke n'ibice Imana igushakaho arico nawe wayishakaho. Yego. Numara kubibona rero uhita ubwira ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe,
uzahamye mu bandi ibyo yagukoreye. Abantu badukurikiye ndabakunda cyane, nkunda n'abantu bampamagara ariko umuntu umpamagara ambwira ngo dusenge niwe, abo bantu ndabakunda cyane. Iyo umuntu ampamagaye ngo dusenge, abampamagara bo barabizi iyo nta mwanya mfite, ndakubwira ni nimero yawe ndayifashe, ndaza kukwihamagarira, kandi iyo muhaye isaha sinyirenze, ico nashoboye sincemera. Kandi Imana niba yarampaye umwuka wo gusengera abantu, ntago yamaye gusengera abantu nsanze mu kabari, ni abantu b'Imana, kandi abantu b'Imana duhurira ahangaha. Haleluya! Iyo nazangaha ntago twari kumenyana. Ndabakunda cyane. Unshaka anshaka iby'Imana azampamagara, ushaka ko nza kuvugana nawe ubutumwa, washaka ko nza tugafatanya gusenga iwawe mu rugo, hari ibyaziritse mu rugo iwawe, hari ibyo bateze, ushobora kumpamagara nkagufasha mu buryo bumwe turi kumwe, cyangwa ariko ntago ntanga imiti, manze nisegure. Tumva ngo nza gusengera abantu bafite ibyatezwe ukagira ngo nza nikoreye ibyatsi. Ndi umuvuzi, nizera amaraso ya Kristo, iyo namaje kuyakubonaho nkwaturiyeho gukira mu izina rya Yesu. Kandi indwara yose waba ufite, iyo waba urwaye, yaba ari sida, yaba ari malariya, ngusabira ko umubiri wawe wivangamo amaraso ya Kristo ubundi ugakira. Tuzi ko na Yesu ariyo yakirishaga impumyi, amaraso yagutarukiraga ugahumuka. Nanjye rero ico mfite ndakibaha mu izina ryande rya Yesu. Amen. Yewe amavuta uzanye umunsi, amavuta wari ufite karande sinzi. Hanyuma reka dutange nimero yawe kugira ngo umuntu agukeneye cyangwa se yifuza gusengana nawe yaguhamagara mugasengana, cyane ko twagira umugisha n'Imana ukabitwemerera. Ntabwo ariko bose baba babyemera, ariko twebwe twagize umugisha, Imana irakuduha iranakuzana, tujya n'amahirwe urabitwemerera. Ni karibu. Imana impamvu si wabyemereye cyangwa ubyemera abantu, ahubwo ni uko benda nawe wiyumvishemo ko ari abantu barushe, Imana ikaraguye niyo mpano. Kandi iyo mpano ikintu gituma witwa umuhanuzi ni uko ufite buhanurira. None wakwitwa umuhanuzi nawe guhanurira ufite. Wahanurira ibiti se? None ntago rero ari ibiti ugiye guha nimero yawe n'abantu. Amen. Hanyuma ngaho dutange nimero yawe koro ya yindi bano kuri WhatsApp ku buryo wagukenera atari no mu Rwanda, akaba yaguhamagara bikanga cyangwa bikamugora, akaba yaguhamagara kuri WhatsApp. Imana iguhereze umugisha. Abantu bankunda, ariko mbere yo kubanza kunkunda mubanze mukunda Imana. Noneho mukunda Imana indimo. Nasomye ijambo rihambya ngo ntacu umuhanuzi yahanura Imana itagitegetse ngo kibeco. Ibyo manura byose nuko Imana ariko yabivuze. Kandi uzihangane ninza ntimanure ndi kubyina uzabyihanganira. Niko hamagara. Ariko abantu dusenga buri wese agira umuhamagaro we n'ibisazi bye. Umuntu ushaka ko dufatanya gusenga 0788 76 21 983. Ufite ikibazo c'inyatsi zirakuzengereje, nanje nari nzifite, ariko narasenze Imana izinkura. Hari uburyo waba ufite intege nkeya zo gusenga nkabigufashamo tugafatanya, kuko nico Imana yampamagariye. Ufite umurwayi urwariye mu bitaro, ushaka ko twamugeraho ngo tufatanye gusenga, twizere Imana imukize, ushaka ko dusenga umpamagaye kuri telefone, byose ndabikora. Ni 0788 76 21 983. Iba no kuri WhatsApp, isaha n'isaha wampamagara cyangwa ukanyandikira, cyane mu masaha y'umugoroba tugiye guhamagara ijuru, tutakijagara, tutagitekereza, tutagifite imihangayiko y'akazi, nibwo twegerana n'Imana neza cyase mu gitondo. N'uburyo wakwifuza kuzajya ubyuka ugatera isengesho. Ndi n'umusore mbese, atazagira utinya kumpamagara nijoro. Ndi umusore. Ntacyo bitwaye umugore ntazakubwira ngo uri kumubangamira cyane. Kandi buriya n'umugore Imana yikubye ngo nzaga urugo rwiza, iba yihanganira n'umuhamagaro wawe. Niba naremereye Imana ko nzayikorera mu mvura cyangwa se mu zuba, ntago azambuza gusengera umuntu w'Imana amamagaye niyo byaba saa sita z'ijoro. Nuzaza byumve, ntagire ngo azambuza gusenga, azihangane. Nuzaza byumve. Uroduransitsa nugitsa pe, uko urashimishije uyu munsi turavugana, ariko urashimishije ngo nuzaza, wese nuzaza n'ufite inyereko mbese abyumve. Abyumve. Azaze abizi. Nukuvuga ngo
hari umugore ndi gusengera ngo Imana izame, yego nawe uri gusengera umugabo umeze nkanje, sibyo? Mu gihe Imana itarakora ku maso ngo imfungure nkubone, yego urambonye rero ni karibu uzampamagare, ariko umenya ko kantu yego ntabwo uzambuza gukorera Imana, urugo nzarukorera 50% n'Imana 50%. Hita umubwira ngo mbikubwiye hakiri kare, abimenya hakiri kare. Corona abahinzi kusetsa gutya uri nakoraga turi gukubita tugenda, ariko wongeye kujya guhamagara nkubwira ndi Korongo no munsi tuganire turi gusetsa abantu turi no guseka. Yes, hanyuma Korongo reka usengera abantu barwaye, abari mu bitaro, abarushi n'abaremerewe, abantu abari mu ikode, abakene n'abashomere, abantu bafite ikibazo cy'amadeni, n'abandi bantu bafite ibibazo bitandukanye bakeneye ibyangombwa, amaviza, amapasiporo n'ibindi bintu byinshi tutabashije kwibuka no kuvuga. Reka dufate umwanya tubasabire umugisha ku Mana, ubasengeye Imana igwe umugisha. Tamayerekwa y'abantu bafite bamaze. Yego, hari umuntu wari usigaje iminsi 3 ngo bamusohore mu nzu, Iyera Isirayeli kumbwira ngo ntiyakire ubwishu yego butunguranye. yego hari undi muntu uri kuririra ibyangombwa by'ubutaka yarabibuze, abibora mu buryo bw'amariganya, ariko Iyera Isirayeli ambwiye ngo yesheje icubahiro mu kwezi kwa 9, Imana itanze icyangombwa. Muri make wari uri gusengera icyangombwa, Imana irakiguhaye. Hari undi muntu wagize amahirwe yo kuba yahamagarwa ngo agiye kujya muri Amerika, ariko ageze igihe hari utwangombwa twatumye atabibona, ariko Imana iri kumbwira ngo hari ibyo iri gutegura ku buzima bwe no gutegura inzira. Ntiwivovote impamvu bitashobotse kuri ya tariki, Imana irambwiye ngo igwaye kugenda vuba kandi bidatinze, nugeraho ntuzanyibagirwe. Amen. Abantu tugiye kubasengera. Hari n'umuntu ufite umurwayi arwarije mu bitaro, muri Tegereza. Muri Tegereza urahazi? Oya. Ni hahandi bagusohora ngo bugiye hanze utegereze turakubwira ko akize cyangwa apfuye. Asigaje umwuka wa nyuma muri make. Ariko Imana iri kumbwira ngo kubera ko hari ibyo atari yayikorera, izo boboni zimukuye mu izina rya Yesu, imukuye muri Tegereza, ahubwo imaye kuja guhamya ubuhamya no kuvuga ibitangaza by'Imana mu izina rya Yesu. Uhereye umunsi ukibona iyi video ucizera, ugipfuka amahuri, Imana irambwiye ngo isimubohora uwo muntu. Uri gusengera umwana wawe arakubabaje kubw'ibiyobyabwenge, Imana irambwiye ngo iramubohoye uwo mwuka umukuyeho. Reka dusenge. Amen. Haleluya. Amen. Redebodosa takerebo. Amen. Mana data mu izina rya Yesu, uri ndiho, uri Imana tuzi neza ko ushoboye byose, waturinze kuko urabishoboye, izina ryawe nirabwe icubahiro. Wabanye natwe turi mu muteguro data, kuva dupanga uyu munsi wo guhura, twaragusabye ngo nibishoboka tuzashima izina ryawe, wabikoze, izina ryawe nishimwe. Amen. Mwami rero turi imbere y'abantu bawe, turi imbere ya kamera, abantu badukurikiye bose bafite ibibazo bitandukanye, benshi baruhijwe n'intambara zo mu mutima, ariko ndagusabye kugira ngo umanukire ku buzima bwabo. Ndagusabye kugira ngo umanukire kubakiza Mana. Hari urwariye mu bitaro, hari abafite ibibazo